Karegeya Omar Pano. None reka nanjye mbisubiremo ndabifasha. Karegeya Omar Pano. Internet hano. Wow, irifite n'ibyoya noneho ni nziza cyane. Igira umugeri wayo inari kagwa hasi ntabwo mujya musoza oya ntabwo tuzoza ayitsemo imvura y'izuba zinyangera zafata neza fata kose dodo kujya kuzirenga Tije kundeba. KOP, how are you? Ivuge ngene mu bagize umuryango Budget Mutamba nanjye dumwe mu bagize umuryango w'imparage baje gusura. KOP sava. Uyu ni umukeopi mushyashya twatemberanye n'umukuru w'abafana nguyu hano turi kumwe Eric umukuru w'abafana hano turi ku kiyaga bita Muhindi. Mutamba rero numwe mu bakunze ba KOP ukiri muto cyane ufite imbere heza ufite ejo hazaza heza rero twabonye akanya kugira ngo tuzenguruka parike y'Akagera ni ahantu heza cyane twabashimiye twabonye impara tubona imparage tubona isha tubona gasumbashyamba tubona inyemera tubona kasongo tubona isatura yego isatura nta kintu twabonyera ya yindi hari indonyi twayibonye twabonye n'utunyange inyange imbogo twabonye rwarika amavubi tubona imbogo z'ibipfizi zabaye ingunge za zindi bita ingunge bavuga ko ari ingome cyane muta wowe urugendo warubonye gute Ngendo namenye neza ariko ntabwo turabona intare kugeza ubu ntabwo turabona inzovu turayibona dushobora kuzibona hari ikindi inzoka zo ntabwo tuzi ntabwo bazireba ariko ntabwo wapfa kuyibona ntabwo twazibona so rero ahantu tugeze kuri Muhindi tugeze nko muri kimwe cya kabiri kugira ngo tuze guhinguka ku cyanyirangegene nk'uko nabibabwiye ubwo ese gutya bigenze gute ubu ko nakirimo kugaragara kazamutse ijisho riri he kazamutse oya ahubwo kahindukiye subject lost ariko ibi byuma karya afite akantu keza gafite nazo none nakabafana disi nta birenze gasaba ubwenge bwinshi umva byari bimeze gute shamureke tugenda tweguye gusa byari bimeze neza how was it good ririyo ngo bavayo hano nawe duhe Karegeya views shyiramo uwo mutwe nanjye nshiremo umutwe ya kamera yanyu mwigure siko ntibonamo baje bana ubwo irandeba nanjye dore kugenda dore kutambona MC Liliose here good
and very fine. Keope. How are you? uyu ne timu leader w'uru rugendo ni umukobwa w'intwari nawe ufite imbere heza kubera ko umuntu ubasha kuorganiza trip nk'iyi ikazamo abantu bagera muri mirongo ingahe vraiment kandi twashimye akamenya abana ndavuga ingabo zawe ukamenya uko uzitaho ukamenya ko zisonza ko zinyoterwa. Okay, merci beaucoup. uyu rero organisateur niwe Liliose nahoraga mvuga. Karegeya ntabwo azasaza tubwira abantu bo kuri Keope. uyu nawe niwe muntu mukuru uri hano wenyine. ariko n'abagabo baze. Kandi ikindi Karegeya njye nishimiye no kuba mwaje kuntera inkunga igikorwa cyawe nako nagiteza imbere nk'undi urubyiruko cyane. Nanafata n'umwanya nshimira n'abantu bankurikirana kuri TikTok bamwe mu baterankunga banje bakomeye cyane bino trip. Ntibagiwe n'abantu bose abasharinze abahamagaye abantu bati genda ugire muri trip ya Lili akamutuma nkaho yakabaye ari uhari no kuri Imana ibaha umugisha ndishimye. Mugenzi wanje nawe naze atubwire. nawe no mu Keope. Keope ni umuryango munini cyane. Ariko mbabaze mwamaze kubona izihe nyamaswa aho tugereye hano? Nge nazisubiyemo Anje natubwire. Anje wabonye izihe nyamaswa? Nabonye imbogo. Yego Ariko zaduhunze. Nabonye giraffe. Harya bayita gute mu Kinyarwanda? Agasumbashyamba. Yego. Twabonye zebra. Sorry. Hari ibiryo byanje biri hariya. Twabonye bayita impongo. Impongo. No. Antelope. Imparage zose wazibonye. Indonyi zazifite amataye yavamo akaburushete n'isaturo ntimuyibagirwe. Isatura twayibonye. imvubu twaziboneye kure zatwishe zari ziri mu mazi. Akavura kari kaguye zisa n'iziyegeranya manza zagira ngo zishyushye zageraga nko mu 10 ziryamye. utunyange mu mbogo. Yese tubwire urugendo rwagenze neza cyane twishimye. Twabonye ibyiza bitatse u Rwanda nuko u Rwanda rurakungahaye. Keope usanzwe uyizi Anje? Sanzwe nyumva yego ariko no munsi nagira umugisha wo guhura nawe. Reka turebe n'uno mugabo yego wagira ubuntu bwo guhura na timu leader wayo. So Keope ni umuryango mugari urimo abasore inkumi abakuze. Nanjye ninjiye muri organizer muri Keope zose uzajya organiza nzizajya mpabura. Kora hano ndagushimye mu rusengero iyo umuntu avuze ngo urusengero nzarugumamo mpaka bahita bakoma amaki bakavuga ngo uzahaguma. Nta kintu uzorganiza mu mbura bahita banamubatiza. Ngomba kugutera courage ntabwo ibyawe amaturo kandi Keope muyikunde. Yego cyane mujye musharinga. Nukuri Karegeya ndishimye nukuri abantu bo kuri Keope mundebe mu nkunde this way ndakunditse cyane rwose. Iki akanyuma ngiye kubaza ntihagire ukopeza undi. Keope mu magambo arambuye muceceke. Karegeya office. Okay, Keope ariko harimo Karegeya na niki ceceka. Karegeya office. Ceceka. Anje wapi? Karegeya opi. Urangurira Karegeya cyane rwose. Umuntu wese nduramuha iki mbere wabikuye. Eric ntarimo. Bano byanze. Wowe byanze pe. Karegeya Omar Pano. None reka nanjye mbisubiremo ndabifashe. Karegeya Omar Pano. Mbabare biranishe mubisiremo mushiremo kangahe. Watsinze ariko Anje nawe isiremo. Karegeya Omar Pano. Okay. Karegeya Omar Pano. Umukuru w'abafana nawe ngwino uvuge. Umukuru w'abafana nawe niwe warusigaye. Eric urabite hari abafana wabonye hari abakunzi ba Keope utarusanzwe uzi wabonye hano wowe byakiri gute kuba turi muri runo rugendo tukahura n'abakunzi ba Keope? Ni ibyishimo. Nakundaga Keope ntazi mu magambo marambo. Gusa narinzi ko ijambo Karegeya ririmo byanga byakunda dore inkware. Inkware igenda se?
nibyo iriya ni inkware sheri iriya ni inkware wibihakana ni inkware iriya ni inkware igira amaguru y'umuntu mukaryoha ku amaguru mamufi none iyo bayitera ntimukarengwa ni gato byari umunezero guhura n'abanyarwanda baturutse impande n'impande tukagera mu Kagera ni kimwe mu bice muri parike zigize igihugu ni byiza pe abonye inyamaswa nyinshi imvubu gasumbashyamba n'inkware burije gutora ziba zisanzuye inkware kuyibona wa muntu gira imbere hano ni tubiri shaka turi twegeranye iriya yarakomeretse iyi mu kuboko sha hariya wagira ngo iri kwifotoza buriya kiriya gisebe kiba kizakira kirikiza gahoro gahoro niko zose ni inyana cyangwa mbere iki ni ikimasa kibanza ndi ibumoso ubu uvuyemo ntabwo uri kubona ibintuza byacyo iriya yakomeretse niyo nyana ni inyana yakomeretse n'inyana iraryana ntabwo ziryana zirisha ubwatsi aha mugeri wawe wahita upfa izo mbuga zirabana ari nyinshi ariko nk'ubuzi ushobora kuba ari couple hari izindi uyu ni couple niko duketse ako si uwo mugabo arashaka mwamuretse agasohoka zo kudusohora intare ntituzibone ako shemana wayonye afazari nta kintu watubwiraho ku mbogo ze ni ingabo zishaje mwishu izi ni ziba bita ingungi ni za sekomba nizo bita ingunge ingunge izwiho ku izina rya Rwarikamavubi kubera akenshi nyine hari amahembe ngo buriya hariya mu matwi haba harimo amavubi kubera iki zikunda kuba zifite inyoni ku mugongo ziziriho cyane twa dusimba tuba turiho buriya ariko zizwiho utwo tuntu nawe baravuga ngo ukenze venti izo kwa yone igishushanyo zavuye muri Kenya ryari muri 86 muri 86 izarorotse udufi zirenga zirabyara iriya misozi wagira ngo ni ibirunga nawe uba ukiri muri pariki zibyara nk'ihene we zibyara nk'ihene zibyara abana bangahe zikamuka hasi rimwe na rimwe akabaho cyangwa agapfa niyo mpamvu zitororoka cyane ku mubare munini kubera ko zihaka amezi 18 zikabaho imyaka 40 rero zizabaho imyaka 40 zibaho 40 ariko ushobora gupfa na mbere zirakenyuka ntabwo ari ukubera ibara ni ukubera imiterere y'umunwa iyi ngiyi umunwa wayo uba ari flat
izi nizo za ceke iza ceke zo nazo zari zimeze nka gutya ariko zo ntabwo ari izi ngizi zimwe za South Africa zivuganye wazize izo ni iz'umukara yego byabereye muceceke ntabwo ziri bupfate ntabwo ikibazo cyazo amahembe barayakase kubera ko muri Afurika y'Epfo bayakatiye muri Afurika y'Epfo ariko hano ntabwo tuyakatiye ngaho mugende twababona ni amasekurume nyine ziba zararwanye iri ifite imbaraga nyinshi ikagira ingore nyinshi ifite imbaraga nkeya ubu ni umuryango umwe wa kariya kagabo no mu nyamaswa birimo hano na kane sawa mu ntare n'ibana ko mutagerayo wawe irifite n'ibyoya noneho ni nziza sha kirimo kujya kure baby kurimo kujya kure abana bararose bagira ngo bamutwe kugira ngo usanga bari abazungu bakamukunda abazungu please muravuga ibi ahubwo umuntu mukuru ko bista handitse amatajya basera no kugira ngo izanjye batsakure hari ibishyire hari n'iri buduhereze aha ni sawa aha niho abanyamaguru bemerewe kwambukira muri zebura baranashoboka uze come on asubikira ahantu ureba ururimi rwayo twigire imbere mu muhanda ikibi ni ugusabwa kuvuga
cyari ikintu abagore mukuremo amahoro hanze nyinshi cyane ariko inyamaswa zidashobora kurisha ko hazana nakimwe amazi rero wabibiriyo byiza ako yagusamura umunsi w'umungu umugeri wayo wahitiye isoko yanjye yikwita ikagwa hasi ntabwo mujya gusatira me oya ntabwo tuzoza imvura n'izuba irazoza ntabwo ari ijyana ahubwo ikindi cyanze guhaguruka yari irimo gusimba ura ni zingahe ni nyinshi ntabwo bigaragara ko ari zo bantu